ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda. Ikindi dufite amahirwe angana, nta muntu baheza, kandi n'abagabo bacu nabashishikariza kujya mwemerera abagore banyu kujya ku ruhando mpuzamahanga bagakompeta nk'abandi, kuko abagore ni abantu nk'abandi, bafite amahirwe angana kandi bakora n'ibirenze ibyo mwabatekerezaho. Ntabwo abagore ari abo kuguma mu rugo boza amasafuriya bagira ute cyangwa ukumva ngo ntiyajya hamwe n'abandi. Hari amahirwe bafite wenda wowe utanageraho kandi bafite imbaraga nyinshi. Ubwo mwabagabo mwe rwose mujye mufasha abagore banyu kugera ku iterambere, kuko baba bari no gufasha n'umuryango, ntabwo bifasha bonyine ubwabo. Ubwo rero ngendeye ku nsanganyamatsiko n'ubundi nshaka kubabwira wenda bimwe mu byo abagore bashoboye. Abagore barimo abayobozi, turabafite n'aha n'urugero rwiza rw'abayobozi bacu b'abagore kandi baduhagarariye neza. Ikindi, abagore bazi kwihangira imirimo, bazi no gukora imishinga ku buryo igenda igatera imbere. Abagore bagira uruhare runini ku buryo iyo umuryango wawe wubatse neza byanga byakunda n'igihugu uba wacyubatse. Ndashimira cyane rero abayobozi bo mu gihugu muri rusange, ndabashimira. HCR na Minema irushaho kudushishikariza gukora, Save the Children n'abandi bafatanyabikorwa barushaho guteza imbere abagore, harimo n'ababaha inguzanyo bakabagira icyizere bakabaguza n'inkomoko nayo irimo. Abo bantu bose ndabashimiye ku ruhare rwanjye, mwarakoze kandi mukomeze mudufashe n'abandi bazagere ku iterambere. Murakoze. Mbere y'uko ndamukomera amashyi nagomba banze harakantu avuze ry'abari n'igihugu muri rusange. Wenda ntatinze najya nko ku buhamya bwanjye bwite, nabaha urugero rufatika kuko nanjye ndi umugore w'impunzi, ndi nk'uko n'abandi bose muri kubabona bateraniye hano. Urugendo rw'ubuhunzi ntabwo bworoshye, ariko twagerageje kurwana no guhatana kugira ngo turusheho kubaho nk'uko n'abandi babayeho. Mbere na mbere nabwira impunzi ko impunzi ntabwo ari uko tubayeho. Mwashyira mu mitwe yuko impunzi ni stati kuko tutari mu gihugu, ariko ntabwo ari bwo buzima bwacu. Turi abantu nk'abandi. Icyo kintu nifuza ko impunzi yagifata mu mutwe ko kuba turi impunzi si ku bushake, ariko ntabwo twakagombye kubigira nk'iturufu yo kwifata nabi cyangwa yo kwanga kujya mu iterambere nk'abandi. Jewe natangiye n'ubundi nk'isanzwe ndi impunzi, ndi mutoya, ariko mu buryo bwo kubona ngo nubwo turi muri situasiyo itoroshye, ariko mfite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi. Natangiye gucuruza ibintu bitari bito, ndibuka natangiriye gucuruza imboga n'imbuto mu isoko riciriritse. Mfite amafaranga 5,000 gusa bitarengaho, kandi ayo mafaranga 5 nanayatezemo abantu baza aho twari dutuye. Kugera aho twajyaga ku isoko twategeshaga amafaranga 800, ariko byampaye icyizere cy'uko ibyo 5 nzabivaho nkagera no ku rundi rwego. Narabicuruje, abo tuziranye barabizi, nkomeza nzamuka, ari nako numva amahirwe ahari nanjye nkajyana n'iterambere nk'uko n'abandi baririmo. Amahirwe nabonye sinyapfusha ubusa, nkayakoresha nk'uko ngomba kuyakoresha.
ntabwo naca mu nzira zose naciyemo kuko ni ndende, ariko nababwira byibura ubu ngubu ndamwumvishaho natangiriye, ariko ndababwira naho ngereje kuko nagezeyo mu rugendo rutoroshye. Ubu ngubu mpagaze nkuriye ikigo cya Mahama Digital Center. Ni kinini kuko dukoreramo ibintu byinshi by'ikoranabuhanga, harimo bimwe biri kugaragara na hano, n'ibi biri gufata amashusho n'amajwi, biri mu bikoresho mfite kandi nkoresha bwa buri munsi. Icyongeyeho nandika kuri iyi myenda mubona bandikaho t-shirt, ibintu mbese byo kwandikaho by'ubugeni turabikora twifashishije ikoranabuhanga. Twabashije kwakisesinga interineti ya 5G mu Rwanda iri hake kugeza kuri ubu, twebwe rero turayikoresha. Ari nayo mpamvu ubu ngubu dufite amahirwe yo kubona ibintu biri no hanze y'igihugu bitari mu Rwanda gusa, kuko iyo ufite interineti ubu ngubu utembera ku isi yose ubu birakunda. Abanyeshuri bari muri iyi nkambi bagiraga ikibazo cya network, harimo abiga hanze, abashaka kwapurika utuzi cyangwa amaskolarship, bakagira ikibazo cya interineti, ariko kugeza kuri ubu baraza kandi bakabikora ku gihe badacikamwe n'amahirwe. Iyo ngiyo ni intambwe twagezeho nubwo turi mu nkambi, turabishima cyane. Ikindi, abantu baba bakeneye kwiga gukoresha ikoranabuhanga nabo baraza, cyane cyane noneho abakobwa turabafasha by'umwihariko kugira ngo nabo babashe kwitinyuka, kandi hari ingero zifatika z'ibyagezeho. Nabaha urugero, hari abantu benshi bagiye baca iwacu mu buryo bwa training zitandukanye, ariko kugeza kuri ubu 5 muri bo babonye utuzi bakora hirya no hino, abandi bagera kuri 3 babonye scholarship mu bigo bisanzwe, muri UR, muri Kepra na Aru, muri bamwe twakoranaga. Ubu hari n'umukobwa wahawe amahirwe yo kwiga muri East Africa kubera training twamuhaye, yakoze ikizame aragitsinda bitewe n'ibyo twamwigishije. Ubwo nawe yabashije kujya gukompeta n'abandi aratsinda. Ubu ngubu ari kwiga muri universite bijyanye n'ibyo twamwigishije mu byo gufotora no gufata amashusho. Kugeza kuri ubu n'ubu ndacyafitemo abakobwa n'abahungu bagikorerwa training z'ibyo, kuko ibi bintu biri ku isoko. Ntabwo ari ibyo kuvuga ngo uriga ujye kuryamisha, wakorera mu nkambi, wakorera hanze, ndetse wanajya no hanze y'igihugu, kuko twese iyo turi kuri network tuba twakisesinga network imwe, nta vangura riba ririmo. Ikindi, abantu wenda batari babizi, dufitemo cyber cafe. Ufite icyo ushaka gukorerayo kuri interineti, uraza wishyura amafaranga atari menshi, ariko ugakora ibintu byawe ku gihe. Aho ngaho turabikorera, ntabwo bisaba kujya za Nyakarambi cyangwa n'ahandi. Ubwo rero wenda ntanatinze ngo mfate n'umwanya w'abandi, kuko turi abagore benshi bafite ibintu bagezeho. Ubu ngubu ntabwo tukiri ku rwego rwo kuvuga ngo turaguma mu nkambi gusa, kuko ubu ngubu twajya no gukompeta no hanze y'igihugu kandi tugatsinda tutitaye ngo turi impunzi. Ubu ngubu ho mfite na gahunda, nabikoze mu nkambi birakunda. Dufite abantu benshi twafashije, dufite abo tugikorana, mfite abantu benshi nahaye akazi, mfite abakozi 17 kandi batunze imiryango yabo. Muri bo 12 ni abagore n'abakobwa. Ubu rero mu bufatanye n'ubuyobozi bwacu twifuza ko ibi bikorwa byanjye cyangwa byacu muri rusange, kuko turabifatanyije, bitagarukira mu nkambi, ahubwo ngewe ku bufatanye n'igihugu numva bimpundiye nakomeza nkabikorera no hanze y'inkambi, ngafasha n'abandi bari hanze kugira ngo baberene ibyiza twagezeho. Ikindi gihe ku munsi mukuru w'abagabo tuzoje tuguha mikro, naho uca tugaragariza abagabo bahaye akazi, sibyo none gaye tuzoje turaba habeho gukompeta. Ni nayo mpamvu tuzoba tuvuga tuti hariko haraba ibintu byo gutera imbere, duhiganwe mu iterambere gusumba guhiganwa mu bintu bitagira ikimaze. Nitwahiganwa rero dutera tujya mu iterambere bizoba bimeze neza. Hari igihe twigeze kuba tubona iyo perezida Nyiravyibuka haza kuba amatora mu nkambi, kugira ngo umugore aze kwitoza, ukabona hari abantu bari inyuma yiwe baza baramusunika, genda turagushigikiye, genda turagushigikiye.
ubundi rero dufise n'abayobozi b'abadamu sinzi nabo ko bagiye kwitoza kubera bagiye baje inyuma baza barabasunika ati nimugende sosi. Umubyeyi ni nk'uwundi, ni umuryango nkunda cyane, ndawukunda ndawukumbura kandi ndawurimo. Turayobowe n'umumama, umudamu w'intwari adatinya igitondo cyuzuye igipfungu, atanatinya inzara, ahubwo ashira imbere inyota n'imbaraga zo kumenya uko twaramutse nuko twiriwe, yewe n'uwagiriwe ubuntu akibaruka n'ufise ibibazo nawe nyine akaduhamagarira kumugeraho. Yitwa Irakoze Mado, nahaguruke bamubone. Nuko turaramutsa cyane n'abandi bose abadamu turi kumwe hano, tutibagiwe cyane abatware, abashinga ntahe bashinye kuza kudushigikira, muragahora mwubashwe. Rero turafise indamutso yacu twese uko tumeze, kuko buri rugo rwose rufise umuco ururanga nuko bifatiye babonye abashitsi iwabo kugira ngo kabe akantu k'iwabo mu muryango. Turavuga ngo haguruka mugore umunyafurika, uve mu kibanza cya wenyene kuko akenshi kiba kirimo agahinda, utera intambwe witwaje imigabo n'imigambi yo gutera imbere. Muragahoraho ba mutima w'urugo. Twebwe ba mutima, umuvyeyi ni nk'uwundi, hari ukuntu tubaho, twahoze tubaho tukitaba uyu munsi mukuru tunezerewe tuguwe neza, ariko turaraba dusanga ntibikwiye, dusanga ko usubira guhura cyangwa guhura kuri uyu munsi bidahagije. Twiha intego yo guhurira hamwe kugira ngo twumve icyo duhuza buri gihe, tukagumana hafi, ntitube ababyeyi bahura ku munsi mukuru w'ababyeyi, ahubwo tube umuryango ukomeye uzirikanye. Nuko icyo gihe twarahuye, nicyo gihe tutoyemwo uwo mudamu yarasanzwe ari umuyobozi, ariko twongeye kumuha ayandi mabanga. Tuhura buri gihe, aratubwira ati tugomba guhura buri kwezi, tugashiraho intego y'uburyo tugomba kuba dufise buri gihe kugira ngo dushikaneho, nubwo twoba tutagwaye, nubwo twoba atakibazo gihari, ariko buri kwezi tugende dushikanaho, tumenye uko twiriwe, tumenye uko tubaho, n'uwagize ibibazo dufatane mu mugongo. Ibyo byane byo bituranga. Muri uwo mwanya rero niho umwanya tuba turonse uko kuganirira icyo dukora, nuko tugomba kurera, nuko tugomba kurereranira kugira ngo ubonye umwana wa mugenzi we amufate nk'uriwe, kandi muri kwa kugenderanira umwana nawe yarakubonye iwabo akamenya ko uri umuvandimwe wa nyina. Ibisigaye tuzogenda tubigeraho. Turabashimiye ko mwadushigikiye kandi ntimutureke, mukomeze mudushigikire. N'abashinga ntahe bageze hano turabashimiye, ndetse n'abataronse umwanya wo gushika hano nabo nyine mubatubwirire ko twabaramukije kandi tubashimira. Witeka Imana duhana umugisha. Dushiriyemo n'amasaha ya mama beza ntagurije mu kumbuzo. Aha n'abahagarariye abandi mu makominote ndetse n'abavolonteri ndetse n'abandi bafatanyabikorwa. Muri ubwo bukangurambaga twakoze harimo imiryango yabanaga idatunganye imbere y'amategeko yafashe icyemezo cy'uko babana basezeranye imbere y'amategeko. Ni ukuvuga umugabo yaricaye abona ko umugore bari kubana ari uw'agaciro, agomba kumesha agaciro imbere y'amategeko bagasezerana. Ni muri ubwo buryo rero Prison Fellowship
ubufatanye na GIZ twakoranye n'umurenge wa Mahama, tukaba dushimira cyane umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama, kugira ngo mboneho n'umwanya wo kugira ngo ahaguruke tumukomere amashyi ko yitabira ubutumire bwacu mu mirimo myinshi aba afite, kugira ngo aze adufashe nk'uko biri mu nshingano ze, akore uyu muhango wo gusezeranya abantu imbere y'amategeko. Murakoze. Yaramutse. Nanjye ndatangira nifuza umunsi mwiza abagore, mumfashe rwose twishimire uyu munsi. Nabonye abantu bari baravuga abantu bako mu mashyi, muretse rwose twishimire uyu munsi. Abagabo muri hano bagenzi banjye bikwiye gukoma amashyi cyane, kuko tudafite abagore twatwitwa abagabo. Turashimira kandi iyi miryango 8 igiye gutera intambwe yo kubana mu buryo bwemewe n'amategeko, kuko ubu ngubu nabwo ni bumwe mu burenganzira bw'umugore. Bumwe mu burenganzira bw'umugore, umugore akwiye kubana n'umugabo mu buryo bwemewe n'amategeko. Turashimira imiryango 8, turabibutsa bimwe mu by'amategeko ateganya kugira ngo abantu basezerane, ariko tunabibutse n'inshingano. Icya mbere ni uko abasezerana bagomba kuba bujuje imyaka 21 y'amavuko. Abageni bacu tugiye gusezeranya imyaka 21 barayujuje, ariko biranashoboka ko umuntu ashobora no gusezerana atarayuzuza. Itegeko riteganya yuko imyaka 18 umuntu ataruzuza imyaka 21, itegeko ry'u Rwanda riteganya yuko umuntu ashobora gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko hari inzira binyuramo, kuko bimusaba kwandikira umwanditsi irangamimerere ku rwego rw'akarere. Mbibutsa ko umwanditsi irangamimerere ku rwego rw'akarere n'umuyobozi w'akarere niwo mu burenganzira. Ikindi ni uko abasezerana ni ubushake bwa buri wese, nta muntu wategeka undi ngo ugire usezerane. Ubushake bwa buri wese, kugira nk'uko kuri Fellowship bamaze kubitubwira, bagize umwanya wo kubaganiriza ndetse bafatanya na GIZ ariko n'ubuyobozi bw'inkambi birumvikana, ndetse na minema nk'urwego rwa leta rureberera inkambi umunsi ku munsi. Turize rero ko mwaje hano bageni ubwanyu, waba atari kubwe ababitekerezaho mu kanya ndaza kubabaza, wumva afite uvuga ati genda naje kutandimu, turaza kumubohora ababisubiza. Ikindi uko abasezerana bafite inshingano. Inshingano ya mbere ni ukubana mu mahoro no kumvikana no gufatanya. Uko mwabanye ku bushake bwanyu, urumvikana mwana akundanye, mukwiye no gukomeza gukundana. Bijya bibabaza twebwe dukora nabo ngo ni imirimo iduhuriraho, turabandikira irangamimerere, dufite izo nshingano zo gushyingira abashyingiranwa, ariko tukanagira n'inshingano zo kubafasha gukemura ibibazo. Birababaza rero kubona abantu basezeranye nyuma y'ukwezi kumwe, amezi abiri, ukabona kugarutse imbere ngo tugiye kujya gutandukana, cyangwa se umugore akaza ati dore uko umugabo yangize, cyangwa umugabo akaza ati umugore wanjye hari ibintu abacada atacyubahiriza mu rugo. Bageni ariko n'abandi bari hano, turabasaba rwose umugabo n'umugore mwubahane, mufatanye muri byose. Mufite n'inshingano yo gutunga urugo rwanyu mwembi mufatanije. Ntabwo urugo rutungwa n'umugabo, by'umwihariko nk'uko bagenzi bacu bajya banyura hano imbere. Abenshi bari hano ubuzima barimo n'ubw'ubuhunzi. Rero usibye no mu buhunzi no hanze, igihugu cyacu gikangurira umugabo n'umugore gukora bose bagafatanya, bakiyuha icyuya kugira ngo umugabo azane nawe uzane, mushyira hamwe muteze imbere urugo. Ariko ikindi kinarimo rero
ubona nzavugana na perezida w'inkambi ariko niba hano kitarimo byahora muri cyangwa na bagenzi banjye na Hassan n'abandi nizere ko hano bitarimo. Hano hanze mu giturage kindi usanga kenshi abagore baragenda bagakora. Ubu turi mu gihe cy'ihinga, buriya ni mujya munyura mu muzasanga kenshi mu mirima harimo abagore benshi, sinzi muzagera mu mirima, ariko bageze mu isarura ubona abagabo ari mu benshi. Ko turabibona tubiva munsi ku munsi. Hano rero naho biri mu bya biteye agahinda. Ntabwo umugore akwiye kuboneka ari ujya gukora, umugabo gusigara wicariye uze gusarura. Yendi yabona boneka mu gusarura ukabijyana mu rugo, ibyo ntabwo byabitwaye. Ariko no kujya kubisarura ukagira ute ukajya kubyangiriza. Ndasaba abagiri rwose mufatanye, mukorere hamwe, munacungire hamwe. Atwa tuntu hasheri gitugeze hano mu nkambi uko tungana twose, mwicare muduhuze nitwo mwashakije hirya no hino, mwicare muducungire hamwe, nicyo tugusaba abagiri. Ariko n'abandi bari hano, ikindi nuko mufite inshingano yo kurera neza umuryango wanyu, ndavuga abana mubyaye. Ntabwo abana barerwa, hari umubyeyi hano bivuze kugira ngo ni visi perezidante w'inkambi, usanga umwana hari imico y'abagabo kera. Yenda mu bihugu mwe muravuga mutenda i Burundi ko byari bimeze, na Kongo ko byari bimeze, ariko no mu Rwanda ko byari bimeze. Kera umwana iyo yabaga umwana muzima, umwana ukora, umwana ushabutse, umwana ufite ubupfura, umugabo yagera akitanga umwana n'uwanjye, ngo kariya kana ngo ni nkasi. Umwana yagira utubazo tw'abana bose bagira, umwana ashaka kugira imyitwarire mibi, ashaka kugira uriya mwana n'uwanjye. Bageni bacu bantu duteraniye hano, buriya tuba tunibeshye. Ndabwira abagabo bagenzi banjye, abahanga hano batubwiye ngira ngo hari umuganga, ari dogiteri, ariko buriya ibihe binini, imyitwarire myiza, buriya abana n'ubuhanga, kuko umwana akenshi amara igihe kinini mu nda yanyu. None se twese abagabo twikira dutaka ubwenge, akana ari akase niko gafite ubwenge. Rero ababyeyi twembi dufite uruhare ku bana bacu. Nta muntu ukwiye kwitirira ngo niba ufite imbaraga nyinshi kurusha ku bana. Ikindi nihuse, mujya mujya inama, umugenzi wacu no gukosa. Nkunze kubivuga abagabo bakandeba nabi ngo ndabibasiga, ariko buriya ni gake umugabo ashobora gukosa agasaba imbabazi umugore we. Ariko niyo yubaka kubwira umugore wawe ariko madame nagize gutya, mpura n'abagabo bagenzi banjye mu kabari, ndabizi nahita 20, ariko pe byancitse ndabisengere birashira. Fasha rwose n'imbabazi nakoshe, ariko bihagararaho yanakubaza ngo kuki wanywereye, haba ukamuhata inabi. Mujya mujya inama rero, icyo nagira ngo mbabwire. Ikindi amategeko ateganya yuko abashyingiranwa bafite uburyo amategeko yateganyije bacunga umutungo wabo. Uburyo bwa mbere bwo gucunga umutungo n'ivangamutungo rusange. Amategeko ateganya yuko ivangamutungo rusange ni uburyo umukobwa cyangwa se umugore umutungo yari afite awuzana n'umugabo akawuzana, yose bagacungira hehe hamwe. Aha rero bivukira hehe? Kubera kutaganira usanga abantu umuntu avuga ngo uriya musore tugiye gushakana afite imodoka, cyangwa uriya mukobwa tugiye gushakana afite inzu, tugiye kubivanga, ariko ukibagirwa yuko munavanga n'amadeni. Kuko niba afite ya nzu yarayifashemo inguzanyo muri banki, wibuke ko nawe ufite 50 kuki wikwirukira kuvuga ngo mufasheho 50 kugera kuri ya nzu yubatse, wibuke ko na 50 kugera afite miliyoni 50 yatamo kugira ngo ubake, nawe ufite 25 z'iki bigenda. Tugera muri yemeza mugakugira hamwe umutungo wanyu mwese, yawe ngo ari musanganywe n'uwo mubonye mumaze gusezerana. Uburyo bwa kabiri ivangamutungo rusange, haba kingiranwa biyemeza yuko
buri wese umutungo yari afite akomeza kuwucunga. Kuko umutungo nari mfite ndakomeza ucunge nawe utunge uwawe, nabyo biremewe bibaho. Ahubwo turavanga uwo tubonye tumaze kuba umugabo n'umugore tumaze gusezerana, kera byumvikana. Ariko icyo gihe muhise mu buryo bw'ivangamutungo mu hantu ugira ibyo uzana wowe mugabo n'undi akagira ibyo azana mugenzi wawe umudamu, mukabifata bikabiremezo by'urugo cyangwa se intangiriro y'iki y'urugo. Ubundi ibyo muhashye nyuma mumaze gusezerana mukaba ari byo muvanga. Uburyo bwa gatatu rero n'ivanguramutungo risesuye, nabwo ni uburyo umugabo n'umugore bashobora kubana buri wese acunga umutungo we. Abantu ntabwo bajya bumva ko ubu buryo bubaho, ariko bubaho bunafite n'ibyiza byabo byinshi, kuko buriya nta itegeko igihugu buriya gishyira amategeko afite icyo avuze n'icyo amariye abaturarwanda. Ivanguramutungo risesuye rero buri wese abaho yaba umutungo yari afite awucunga n'uwo azabona nyuma bamaze kubana nk'umugore n'umugore, buri wese agacunga. Ubwo buryo rero bw'ivanguramutungo risesuye munumvikana ko tugiye kubana ucunga umutungo wawe nawe ucunga uwawe. Biraza kurangira bite? Urugo ruzabaho rute? Mukumvikana uzajya uzana iki nanjye nzana iki ku gihe runaka kugira ngo neza urugo rwacu. Nyamunda gutanga urugero rworoshye rusekeje, muramutse tuvuze ubwo buryo hari mwabona abashyitsi yenda waragize abashyitsi benshi, hari isukari yari mu kabati ahantu, abashyitsi bari gusura umudamu, umugabo akabagatera muri irwarizo nta cyayi muri bumwe, ubwo isukari y'umudamu yarashize hasigaye yanjye igiye umugabo. Muri urwo rugo rwa rumwe tugere murumvikane se abashyitsi tubakira dute, abana tuzabigisha dute, nitugira ikibazo gutwerera abaturanyi cyangwa abavandimwe bizagenda bite, mukabyumvikana mu rugo. Uburyo bwa kane rero bwajeho nyuma itegeko riteganya n'uburyo bw'amasezerano. Ubundi ibyo twajyaga tumwumva hirya no hino ko mu Rwanda dusigaye twemera yuko abantu basezerana bakumvikana ngo ko tugiye kubana urugo rwacu tuzarucunga dute, ese umutungo tuzawucunga dute? Ufite umutungo uzajya ukora iki, nzajya nkora iki, ese igihe tugiye gutandukana bizagenda bite, mukabikora mu nyandiko. Ese igihe ntakiriho wowe usigaye wa mutungo wanjye bizagenda gute, ese nzawuguha, ese nzawuha kenshi. Kandi mbibutse n'abashatse mujye mwitabira ibiganiro, kuko ni ukwiyibutsa kugira ngo urebe se mu byawe narahiriye isezerano n'umugore wanjye cyangwa n'umugabo wanjye ndatambuba. Ikindi nababwiye n'uburyo bwo gutandukana mu mategeko twemera yuko igihe binaniranye ku bana amategeko hari ufite icyo adakora abageni. Niba mutagifite ndaza kumva mukoma amashyi, niba mutarakoma amashyi ngo hari ugifite mwicare. Ndagira ngo mbaze abamama rero nababwiye ngo n'abamama bagiye batorwa mu makaritsiye, turabashimiye cyane, dushimira uburyo mubana natwe mu buryo bwa buri munsi, hari ukuntu mugenda mudufasha kandi mwakoze kuhangana
umusifuro twiteze kujya byaba bimeze mukomeze mugubwe neza hama nimwamara kugira muraza kuja hamwe. Ntabwo nshimira Prison Fellowship Rwanda ndetse n'umurenge badufasha mu gikorwa cyo gusezerana. Ntabwo insanganyamatsiko yavuga ngo umugore ni uw'agaciro, hakiriho abagore babana n'abagabo badasezerana. Agaciro ka mbere ni ukuba uburenganzira bwawe bwubahirijwe. Rero abagore beza n'abagabo beza mwasezeranye uyu munsi, niyo mashyi mwebwe kuko mwateye intambwe ikomeye. Mufashe tubahe amashyi.